twebwe turushaho turimo twagereza muri kaminuza y'u Rwanda sengera muri Ajemeri turabanyeshuri ba Methodiste. Amen. Dushimiye kubana namwe ahangaha karahose. Ni byiza gushaka umwuka w'Imana akabayobora. Muzabageza aho mwifuza hose. Haleluya. 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 Amen.
Hallelujah. Ushaka kurema umutima Yeshimere ose ugakomanga ushaka ndetse n'umwana muto usigusenga abwazagirana haleluya azafashwa no umutima uzatuza timuza umufunaho haleluya inzira
twigurije imbere yawe Mana kugira ngo twumve icyo washatse n'icyo wagambiriye kuri uyu munsi, kuko abasha bategereza nyirabuja, natwe Mwami niko tugutegereje, kuko abanyerondo bategereza igitondo, natwe niko tugutegereje muri iki gitondo. Twebwe twese abateraniye imbere yawe Mana, dutegereje kumva icyo wagambiriye, dutegereje kumva icyo watekereje. Ducishijwe bugufi cyane imbere yawe Mana, wowe ushyirwe hejuru, Mana wowe usingizwe, Mana wowe wumvikane, Mana wowe wikorere. Reka imbaraga zawe n'ubwiza bwawe Mana, cyangwa ryawe bangwa icyamba uyu munsi kandi tukumva ijwi ryawe, kandi uyu munsi kandi tukagendererwa nawe, kandi uyu munsi kandi tugasurwa nawe. Muri iyi ngoro udusange Mana, udusure, utwiyereke. Haleluya, utwiyereke, turagukeneye. Imitima yacu iragukeneye, imitima yacu ikeneye kumva ijwi ryawe, imitima yacu ikeneye wowe Yesu. Ubugingo bwacu ni wowe bukeneye kugira ngo bukire, ubugingo bwacu ni wowe bukeneye kugira ngo buheruke, ubugingo bwacu ni wowe bunyotewe, kuko wasanze wa mugore ku iriba uramubwira ngo unywe amazi uvamo, ntazongera kandi kugira inyota. Hari Yesu Umwana w'Imana, ayo mazi niyo dukeneye, ayo mazi amara inyota, ayo mazi atanga ubuzima, ayo mazi atanga ubugingo. Muri iki gitondo cy'uyu munsi niyo dukeneye, abakuru n'abatoya. Ganiriza ubugingo bwacu Mana, tugana n'imitima yacu, turagutegereje kandi tuguhaye ikaze mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Turanezerewe kuba hano. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Amen. Wanasifiwe. Mwikirize nk'abantu bari mu materaniro. Imana ishimwe. Ni ukuvuga harimo nka kimwe cya kabiri, habe na omonye wicaye hariya mu mwuka karumva ko abantu bakeya ari bo bashitse mu materaniro. Tuzamura amaboko tuvuge ngo Mana mpa kuba aha hantu, nanjye Mana mpa kuba aha hantu. Dukomere Imana amashyi. Amazina yanjye nitwa Benjamin Mutuze, teranira Icarwa muri Methodiste, twese hamwe na Shalom Worship Team, ariko kandi tukabarizwa muri kaminuza muri association y'abanyeshuri ba Methodiste yitwa Jeme, naho ngaho niho tubarizwa. Amen. Ibirenze kuri ibyo dufatanye namwe kuja mu ijuru. Haleluya. Amen. Dufatanye kujya mu ijuru kuko niho umukiza wacu Yesu ari. Amen. Turaganira amagambo mwanya muto kuko bambwiye ko mujya musoza kare, natwe ntabwo turi bwice igihe. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 9 umurongo wa 57. Ibice 9 umurongo wa 57 tugeze ku wa 62. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Ibice 9 muri Luka umurongo wa 57
twahabonye bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikiraho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati nkurikira. Nawe ati databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati reka abapfu bihambire abapfuye babo, ariko weho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Nukundi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku b'iwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Amen. Twasoje kuhasoma, dushobora kubumba Bibiliya hanyuma tukaganira. Hari igihe iyo Satani ishaka kurangaza abantu mu materaniro, hari igihe bakoresha ibintu byiza ariko mu mwanya utari uwabyo. Umuntu agasoma Bibiliya barimo kubwiriza, cyangwa umucuranzi agacuranga igisirimba bari kubwiriza. Gucuranga si byiza, gusoma nabyo si byiza, ariko iyo ubikoze mu mwanya wabyo nibwo biba byiza cyane. Turashimira ubuyobozi bw'iki kigo cyanyu ndetse n'ubuyobozi bw'abanyeshuri mwatwemereye kuza guterana namwe uyu munsi. Imana data ibaho umugisha. Muvuge ngo amen. Amen. Ni ukuvuga tuvuze ngo Imana ibaho umugisha, ntimuvuge ngo amen, ntimuba muwemeye kandi nawe ntiwaza. Imana ibaho umugisha. Amen. Ubwo umugisha tubifurije, Imana iraza kubwira uko ubigenza ubagereho. Haleluya. Kindi ndashimira bene data twagendanye namwe, Imana ibaho umugisha. Hanyuma mwese muntunga ibiganza muvuge ngo nanjye Imana impe umugisha. Amen. Nanjye ndawakiriye, sinjye watahira aho ngaho. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga hejuru yo gukurikira Yesu, icyo bisobanura. Bwira mugenzi wawe ngo gukurikira Yesu. Gukurikira Yesu, nubwo twaje hano dusanga muri mu bihe byo gutekereza hejuru ya Mwuka Wera, ariko mwarakererewe. Pentekoste na Pasika na Noheli, Bwana asifiwe. Haleluya. Ubwo nibwo buzima bw'abakristo, bw'abizera Kristo. Ntibajya bava muri Pentekoste, ntibajya bava muri Pasika, ntibajya bava no muri Noheli. Bahora batekereza, haleluya, bahora batekereza ku rupfu rwa Yesu, icyo rwakoze mu buzima bwabo. Bahora batekereza ku Mwuka w'Imana utuye mu mitima yabo, icyo bafasha. Bwana asifiwe. Bahora batekereza ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Ntabwo biba cya gihe amadini yajya dutegurira ngo Noheli ngo ni kuri 25 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa 12. Ngo Pasaka ngo ni mu kwezi kwa 4 ku matariki ngo 25. Ngo Pentekoste ni muri uku kwezi ngo ku itariki. Oya, ubuzima bw'abizera Kristo, Bwana asifiwe. Ubuzima bw'abizera Imana buri munsi baba bari muri Pasaka, baba bari gutekereza ku maraso ya Yesu. Buri munsi baba bari muri Noheli, bari gutekereza urukundo Imana yabakunze ikohereza Yesu akaza mu isi akavuka. Baba bari gutekereza ku Mwuka Wera, Bwana asifiwe, ubashoboza gukomera mu rugendo rugana ku Mana. Ariko nyine kubera ko mu gihe cyo gusenga amasengesho
ageraho watseko kure cyane hatambuka haleluya haleluya. Reka twifurizanye Pasaka nziza. Buri muntu yifurize mugenzi we Pasaka nziza. Twifurizanye na Noheli nziza, mwifurizanye Noheli nziza. Yesu wagize twifurizanye na Pentecoste nziza. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndabizi ko ibi bintu mvuze ni nkaho ari bishasha, ariko ni iby'umwuka nyine yaduteguriye uyu munsi. Timukave muri Pasika ngo kubera ko ukwa kane kwarangiye, ntimukave muri Noheli ngo kubera ko ukwa 12 kwarangiye, ntimukave muri Pentecoste. Haleluya. Ntimukave muri Pentecoste ngo kubera ko ukwa 5 kutaragera, ahubwo duhore muri Pasaka, duhore dutekereza kuri Yesu, duhore dutekereza kuri Yesu wavutse ariko rukundo rw'Imana, duhore dutekereza kuri Yesu wapfuye akabambwa akazuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Umunsi ku wundi duhore twibukiranya imibabaro ya Yesu, isoni yakozwe nazo, inkoni yakubiswe, n'agaciro k'amaraso yiwe yo ku musaraba. Niyo mpamvu uwayoboye yavuze ngo hari umuririmbyi hano ngo ujye uhora aririmba ngo abumva ndirimba buri munsi bamaze impamvu nsubira mu magambo twese Golgota ku musaraba niyo ndirimbo yo guhimbaza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ubundi tutaririmbye Golgota ku munsi, buri munsi na buri kwezi, buri saha, tuba twirengagije ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Tuba twirengagije ko twacunguwe, tuba twirengagije urukundo rw'Imana, tuba twirengagije kugira neza kw'Imana. Bwana asifiwe. Igihe tudatekereje ku rukundo rw'Imana buri munsi, tuba twirengagije. Turi kuganira hejuru yo gukurikira Yesu, twasomye ijambo. Bwana asifiwe. Umuntu yabwiye Yesu, aramubwira ngo ndashaka kugukurikiraho ujya hose. Yaramubwiye neza, kandi Yesu sico cyari cyaramuzanye kugira ngo nitumumenya tumwizere tumukurikire. Ariko igisubizo Yesu yamushubije cyasaga n'ikihinyuje, cyasaga n'ikimuhakanira. Yaramubwira ngo ndashaka kugukurikiraho ujya hose. Amen. Yesu amusubiza igisubizo gisa n'igicuritse. Aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo ziraramo, ibiguruka mu kirere nabyo bifite, Bwana asifiwe, bifite ibyari byabyo. Muzi impamvu Yesu yamubwiye gutyo? Yesu ntiyagiraga ahantu na hamwe wohisha. N'uyu munsi nta hantu na hamwe wahisha ibyawe. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaheburayo mu bice cya 13 haravuga ngo ibyaremwe byose, igice cya 4 umurongo wa 13, ibyaremwe byose ngo bigaragara mu maso yizatubaza, yizadushira urubanza nk'ibyambaye ubusa. Ni ukuri ibyo wahishe uri wenyine, bwira mugenzi wawe ngo Yesu arabizi. Yesu arabizi. Uwo muntu yabwiye Yesu, Bwana asifiwe, aramubwira ngo nshaka kugukurikira. Yesu aramubwira ngo ingunzu zifite imyobo yazo, ibiguruka nabyo mu kirere bifite aho birambika, bifite ibyari byazo, ngo ariko umwana w'umuntu ntafite ahantu na hamwe arambika umusaya. Muzi icyo Yesu yaravuze? Yaramwitegereje mu mutima, abona ubwami bw'isi bwose buracyamwuzuye mu mutima. Abona ubwami bw'igihe cya Herode, igihe cy'Abaroma, bukiri amategeko yo mu isi yose akiri mu mutima wiwe. Izi ubwami bw'isi bwose bikiri mu mutima we. Yesu amwitegereje abona nta hantu na hamwe
yorambika umusaya mu mutima wiwe. Intambwe ya mbere umuntu atera mu gukurikira Yesu si ukuvuga ngo ndagukurikira Yesu, ahubwo ni ukurekura ibyakubuzaga kumukurikira. Amen. Murumvira ijambo ridasobanutse, ritanoroshe kubyumva. Ndabizi mwajyaga murisoma mukumva gusa ngo ingunzu zifite imyobo zirara, ibyari nabyo ibiguruka nabyo bifite ibyari aho bituye, ariko umwana w'umuntu ntafite ahantu na hamwe ho kurambika umusaya. Icyo bisobanura, Yesu yaramwitegereje abona mu mutima wiwe, abona mu buzima bwe Bwana asifiwe, nta rukundo. Nubwo avuga ngo ndagukurikira, yabonaga ko nta mutima afite. Umutima we nturarekura, umutima we nturasiga ibyatuma akurikira Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo umwuka w'Imana wituriye mu mitima y'umuntu wagize gute, wihanye ibyaha. Gukurikira Yesu, intambwe ya mbere umuntu atera ni ukwihana ibyaha. Ntabwo kuririmba cyane, ntabwo kuba muri za worship team zitanga, ntabwo kumenya gucuranga cyane, ntabwo kumenya kuyobora amateraniro, ntabwo gusengerwa. Imana itubabarire cyane, muvuge ngo amen. Haleluya. Ntabwo guhabwa inshingano mu materaniro no mu matorero bisobanuye ko wakurikiye Yesu, kuko no mu bagendanye na Yesu harimo abamugambaniye, kandi igihe bari mu nzira bagendaga babonaga na Yuda ari umwigishwa mwiza wa Yesu. Siko bimeze? Ariko muri bo, mu bamukurikiye gucya mu nzira, niho harimo uwagiye kumugambanira. Ntabwo ibyo dukora hano, Bwana asifiwe, ntabwo ibyo dukora hano turirimba, ducuranga, dusirimba bigaragaza neza ko twakurikiye Yesu. Kuko Yesu, reba mugenzi wawe mubaze ngo se Yesu yitegereje muri wowe usanga mwiki? Yesu yitegereje muri wowe uririmba, Yesu yitegereje muri wowe ucuranga, Yesu yitegereje muri wowe usenga, Yesu yitegereje muri wowe utera indirimbo, Yesu yitegereje muri wowe wagiye muri sorti, Yesu yitegereje muri wowe uri muri dortoir. Niki yobonamo? Icyo utekereje neza nawe muhuye n'icyo yokubwira ngo ingunzu zifite imyobo yazo, ibiguruka mu kirere nabyo bifite ibyari byabo, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Yewe bwira mugenzi wawe ngo ese Yesu yorambika umusaya muri wowe? Abumva ndirimba buri munsi babona impamvu usubira mu magambo, twese barindota umusaraba niyo ndirimbo ivuga. Abumva ndirimba haleluya buri munsi bamaze impamvu usubira mu magambo, twese dorigota umusaraba niyo ndirimbo ivuga. Haleluya. Dukurikira Yesu. Yesu yavuze ngo, Bwana asifiwe, abwira abigishwa we ngo ushaka kunkurikira ngo yiyange, yikorere umusaraba wiwe, narangiza ankurikire. Yiyange, yangize ubwami bw'isi, yange imirimo y'umwijima, yange gukiranirwa, yange gukora ibyaha, narangiza ankurikire. Ariko ngo umuntu utiyanga, Bwana asifiwe, umuntu utiyanga ngo ntakwiriye iz'ubwami bw'Imana. Kwiyanga Yesu atubwira ntabwo ari ukwiyanga kutugeza mu kwigirira nabi, mu kwiyica, ahubwo icyo Yesu avuga ni ukwanga ibintu by'igihe gitoya kugira ngo dusingire ibintu by'igihe kirekire.
Amen. Nukwanga iby'akanya gatoya, nukwanga iby'umunezero w'igihe gitoya kugira ngo tuzasingire iby'umunezero w'igihe kinini. Paulo, Bwana asifiwe. Paulo yandikira Abafilipi arababwira ngo indamu yanjye byose, ibyanezezaga byose, ibyashimishaga umubiri wanjye, ibyanezezaga umutima wanjye, narabiretse, nabihinduye nk'amase kubwo gukurikira Yesu Kristo. Amen. Yasize icyubahiro. Bibiliya igitubwira ko yari umuntu ukomeye, yari umufarisayo ukomeye, yari yarize amashuri menshi, ariko amaze kumenya Yesu, Bwana asifiwe, ahishuriwe urukundo ruri muri Kristo, ahishuriwe ubutunzi butagira akagero tuzahererwa mu gukurikira Yesu. Aravuga ngo ibi byose ndabiretse, ndabirekuye. Bwana asifiwe. Kurikira Yesu si umurimo wo gukora abantu b'abasivili n'abanyabwoba n'abantu bikunda. Ni umurimo wo gukora abantu bahaza amagara yabo. Muri kubyumva? Duharanire gukurikira Yesu kurenza uko twaba muri za worship-timu nyinshi, kuko Yesu iyo atwitegereje turi muri worship-timu hari uburyo ajya atubona. Niyo waba uri muri dortoir wenyine ugakora ikintu uzi ngo nta animateur cyangwa animatrice ntiyakubona, ijisho ry'Imana riba ryakubona. Yesu aba yakubona, Yesu aba yakwitegereje. Twasomye Bibiliya yatubwiye undi muntu Yesu aramubwira ngo nkurikira, ahita avuga ngo reka mbanze nje guhamba data. Ndagukurikira ariko reka mbanze nje guhamba data. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo na Luka, igihe Yesu yatoranyaga intumwa ze, hari umugabo yasanze wari umukoresha w'ikoro ukomeye cyane, ni Matayo. Aramubwira ngo nkurikira. Bwana asifiwe. Matayo ntiyigeze atekereza ngo sindatanga raporo ya nimugoroba ku bampaye akazi. Yahise asiga ibintu yari afite aho ngaho akurikira Yesu. Yesu yo uburyo Yesu adushakamo, hajya ashaka ngo niba tumukurikiye nta guhindukira, nta kureba ku ruhande, nta gutekereza ngo mvuka mu muryango woroheje cyangwa mvuka mu muryango ukomeye. Ni wowe ku giti cyawe, kuko ubugingo bw'umuntu buri person, ubugingo bwawe buri personnel. Ushobora kuzabubona nyoko akabubura, cyangwa abavandimwe bawe, cyangwa bashobora kuzabubona wowe ukabubura. Yesu abakeneye ngo tumukurikire utitaye ku kuvuga ngo ndi mu kigo ku mugoroba bajya baduha igikoma cyangwa mu gitondo. Amen. Ariko mwibuke ko nababwiye ngo intambwe ya mbere irenze izindi zose yo gukurikira Yesu ni ukwihana, ni ukwitandukanya n'ibikureka. Kandi umuntu wemeye kumukurikira, Bwana asifiwe, rimwe na rimwe niko tugaragara. Iyo turirimba, iyo ducuranga, iyo dusirimba, tuba tugaragara nk'abantu neza bagiye mu murongo wo gukurikira Yesu ku maso y'abantu, ariko mu bitekerezo zacu umutima w'umuntu buriya, Bwana asifiwe, muzi icyo imitima yatubwiye kera ubu duteraniye hano? Buri mutima wabwiye umuntu neza niba ari mu nzira cyangwa yarayivuyemo. Nk'uko gukurikira Yesu bisaba intambwe imwe, no kureka kumukurikira bisaba iyindi. Intambwe umuntu atera ava mu rugendo rwo gukurikira Yesu ni ugukora icyaha. Intambwe umuntu atera akomeza urugendo rwo gukurikira Yesu ni ukwihana icyaha. Iki gitabo cy'ubutumwa bwiza ariyo Bibiliya, ijambo rikuru rikomeye ribamo, ari naryo Yesu yatangiriyeho kubwiriza na Yohana. Yohana yatangiye abwira abantu ngo mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi kuza. Yesu nawe aje, Bwana asifiwe, haleluya. Yesu nawe aje, ijambo yatangiriyeho kubwira abantu, yarababwiye ngo mutunganye inzira zanyu, mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana bwabegereje. Nta kindi dukwiriye kubwirana, cy'ibanze ni ukubwirana ngo tureke iby'intege nke, tureke iby'urukozasoni, tureke iby'imirimo mibi, dukurikire Yesu. Hanyuma Bwana asifiwe,
ayandi magambo yose yo kutubwiriza kwizera, kwihangana, urukundo no gukomera, ibyo biza bibwirwa abantu neza bazi ko bihanye ibyaha. Niba hari icyaha ufite mu mutima wahishe kera cyane, mureba omonye yihangane mutangeho urugero rutoya. Nimureba nka omonye yungu, niba hari icyaha yakoze afite imyaka 15 atarihana, gihora kimyatsa mu mutima wiwe imbere y'Imana. Cyane kijya kibora, icyaha ntigisaza. Iyo ugikoze ikikimara gusa mu bugingo bwawe, ni ukuvuga ngo Mana, nasambanye mbabarira, nibye mbabarira, natukanye mbabarira. Ariko igihe cyose ukoze icyaha, nubwo wari uri mu rugendo kandi ukagaragara ko uri mu rugendo, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko, agira ngo azagira gute, agira ngo azinjire. Benshi hari igihe bakomeza urugendo ntibahagarara, ariko mu mitima yabo harimo ibinyoteri biri kugiraho iki, biri kumyatsa. Ikintu kijya kizinya icyo kinyoteri ni ukubwira Imana ngo Mana, mbabarira nakoze iki kintu, mbabarira nagucumuyeho, mbabarira navuze nabi, mbabarira naratukanye, mbabarira naribye, mbabarira nararengana. Icyo cyonyine nicyo kiza kizinya icyo kinyoteri. Imana itugirire neza, muvuge ngo amen. Imana itugirire neza. Undi muntu, Bwana asifiwe, twasomye, haleluya, haleluya, yavuze ngo ndagukurikira nanje aho uja hose. Mwariko reka maze nje gusezera kubo mu rugo. Yesu aramubwira ngo ntaho fata isuka ahinga yerekeye hejuru ngo ahindukire. Twese keretse mwebwe wenda muracari batoya, ariko nk'abantu twavukiye mu cyaro, murabizi ko umuntu yagiye guhinga umurima aturuka hepfo, ntashobora guturuka haruguru. Ntawe ujya uhinga yerekeye hepfo, bahinga berekeye ruguru. Yesu icyo yaramubwiye ngo kunkurikira ni ukubanza gukura izo nzitwazo zanyu zose. Urumva? Kunkurikira ni ukubanza gukuraho inzitwazo zose. Ngo fiyanse ashobora kunyanga ngo niba ntumvishije ibyo ari kumbwira. Ku mukobwa wakurikiye Yesu, Bwana asifiwe, haleluya, tuzamure amaboko. Ku mukobwa wakurikiye Yesu, ibyo ngazo bitekereza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, wakunze ntamuzi. Umuhungu nakubwira ngo musambane kubera ko ari fiyanse wawe, uzamubwire ngo nabonye umukunzi mwiza, wakunze ntamuzi. Kuko Bibiliya ivuga ngo urukundo nyarwo ni urukundo rutifuza ikibi. Murabizi? Mwari mubizi? Urukundo uwakubwiye ngo aragukunda akifuza kugukabakaba no kugukorakora, ubwo si urukundo, uwavuye ikuzimu. Mbibi akabanga ujye umubwira ngo urukundo nyarwo ni urutifuza ikibi. Icyo gisubizo ntimwari mugikeneye, ndabizi mwari mugikeneye. Mujye mubabwira ngo urukundo nyarwo ni urutifuza ikibi. Ibanga mbibiye ni uko uwo nguwo azaba ari intumwa ya Satani neza yo kuguhagarika mu rugendo. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga, ntabwo azagira, ntabwo azagira, azafashwa, ndetse n'umwana muto, ndetse n'umwana uzi gusenga, ntabwo azagira we, ntabwo azagira ubwo, azafashwa no gusenga, haleluya, amen. Gukurikira Yesu ni ukwiyanga.
atari muri sanse yo kwigirira nabi, ni ukwiyanga, kwanga imirimo ya kamere, kwanga ibyo imibiri yacu ishaka umwami wacu adashaka. Gukurikira Yesu igisobanuro cya mbere ni ukwanga icyaha, kwanga ikintu cyose kibi cyo gutandukanya n'Imana. Ubu buzima tuburimo nk'abazabuvamo, muri kwiga mwese kugira ngo muzasoze amashuri, abandi mushake mube abantu bakomeye, kandi nibyo nimunabyakire mu izina rya Yesu. Imana izabafashe, mwige neza, musoze amashuri, mubone n'akazi, mushake abandi mushakwe, muyobore igihugu neza. Ariko umuntu uzaba yarakurikiye inzira y'icyaha, uwo nguwo ashobora no kuzakiyobora nabi. Ariko amaherezo y'uko kuyobora hariho kuzaja mu ijuru, hariho kuzajya kubana n'Imana. Bwana asifiwe. Ibirindi Imana kuko umuntu wese azagororerwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Tukiriho hari abantu bajya barya ku mbuto z'ibyo bakoze mu isi. Aba bakoze ibibi baza bazirya bakazinyunguta, n'abakoze ibyiza nabo bakazirya bakazinyunguta. Ariko ibyo byose bizarangirizwa no kuzagera imbere y'intebe y'Imana. Bwana asifiwe. Hariho ahandi twavuze ngo umugabo ntabwenge yageze imbere asanga urwandiko yararusize. Gukurikira Yesu ni ukwiyambura imirimo mibi yose, tugakora imirimo y'Imana twejejwe. Bibiliya mu gitabo cya Yesaya byavuga ngo niwe nzira yo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazagira gute, ntibazayicamo. Gukurikira Yesu, Bwana asifiwe, bisaba ko imitima yacu iba yeze, imitima yacu iba itunganye, kugira ngo kwirinda kwacu mu rugendo rugana mu ijuru kugira agaciro, kugira ngo kuyobora kwacu amateraniro kugira agaciro imbere y'Imana. Ni uko Imana iyo itwitegereje ijya ibona nta ngunzu zirimo. Amen. Munsi umwe abantu baje aho Yesu yari ari, baramubwira ngo mwigisha twakubuze. Mwigisha twakubuze, twakesheje ijoro twirukanse imisozi yose turi kugushaka. Yesu ngo abitegereje abona ni ukuri ntabwo ari we bashakaga, ahubwo bashakaga imigati. Mu nzira, mu rugendo, Bwana asifiwe, mu rugendo rwo gushakisha Yesu icyo gihe cyabo barirukanse imisozi babura aho Yesu yagiye. Ariko bamugeze imbere baravuga ngo mwigisha twagushatse cyane turakubura. Yesu yitegereje mu mitima, ariko Yesu ateye ubwoba. Bwira mugenzi wawe ngo Yesu ateye ubwoba. Yesu ateye ubwoba ni ukuri. Iwe uku icyo dutiza nk'amaso ya Yesu twese hano ngo turebane mu mitima twohungana. Icyo batiza nk'amaso ya Yesu ngo mwitegereze neza, tuvuge ngo twitegereze neza turebane. N'ibyo ibitekerezo byacu buri muntu wese yoza ahunga uwundi, impanuka zoba nyinshi mu isi. Yesu abitegereje neza barahanganyijemo amaso, aravuga ati ariko arababwira, yajyaga atanga ibisubizo bikomeye, arababwira ngo nije mutsima wavuye mu ijuru. Ntimwamenye neza, ninjye mutsima wavuye mu ijuru, undyaho ntazigera yongera kugira gute gusoza. Wumve bamubwiye ko bamaze umwanya munini bamushaka, ababwiye gutyo bararakara. Ababwiye gutyo bararakara, batangira kwibaza ngo se turakurya gute, twokurya gute. Yesu akeneye ko tumukurikira tumaramaje kandi twarihanye ibyaha byacu. Tugiye gusenga. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nasoje kubwiriza, mufashe gusoma intambwe ya mbere yo gukurikira Yesu ni ukwihana. Icyo ngicyo kirahagije. Intambwe ya mbere yindi yo kuva mu rugendo rugana mu ijuru ni ugukora icyaha. Ariko icyo twifuza ni uko dutera intambwe tugana kuri Yesu. Haleluya. Dushake mu maso y'Imana, dushake Yesu, dukurikire Yesu tumaramaje, tutabibangikanyije n'ikindi kintu. Nababwiye ngo Petero, Bwana asifiwe. Haleluya. Petero yagendanye na Yesu igihe kinini cyane, ariko yifitiye akabugita ajya agenda. Wowe ufite ikihe kibazo papa?
wowe urimo gusinzira waraye he? Icyiza ni uko mutamenye uwo mbwiye, ariko we yabyumvishije. Haleluya, amen. Petero yagendanye na Yesu, nababwiye ngo dushobora kuba muri worship team ariko dufite inkota hano. Petero yagendanye na Yesu umunsi baje kumufata, naho yari yaragendanye na Yesu atarasobanukiwe neza ngo Yesu ni. Ahita afata inkota yari yaragendanye hano, aca umusirikare ugutwi. Yesu aramubwira ngo sico canzanye Petero, iyo nza kuba nkeneye ingabo zingwanirira nari guhamagara ijuru rikohereza abasirikare benshi. Niyo mpamvu kenshi mujya mubana n'umuririmbyi nko muri worship team, igihe atafashe mikrofone umunwa ukajya ugera aha, vuga ngo inkota. Uwo nguwo muri worship team afite inkota. Niyo mpamvu mujya mubana mu masengesho, mukabana hano mu kigo, ku cyumweru mugaterana, umuntu akayobora amateraniro, mwasohoka akavuga ijambo ridahuye n'ibyo mwari murimo, muvuge ngo inkota. Uwo nguwo aracafite inkota. Gukurikira Yesu bisaba ko duhinduka tukareka ikintu cyose muzi ko umwami wacu adashaka. Amen. Tugiye gusenga Imana, tuyibwire ngo idushoboze muri uru rugendo. Umuntu wese utekereza ko hari inkota yoba afite, ahaguruke dusaba Imana kugira ngo iyo nkota imuve. Ishobora kuba ari inkota y'uburakari, ikaba inkota yo kuvuga nabi, ikaba inkota y'ubujura kandi uhora mu materaniro, ikaba inkota yo kuvuga nabi, ikaba inkota yo kugira nabi. Ishobora kuba inkota y'ubuhehesi kandi uhora muri worship team. Twinginge Imana tuyibwire ngo Mana, izi nkota turazanze, twemeye kugukurikira, duha imbaraga, dushoboze kandi utugirire neza. Amaraso ya Yesu azigera shiba, amaraso ya Yesu azigera shiba, amaraso haleluya, haleluya, yes. Azigera shiba, amaraso haleluya, azigera shiba, amaraso haleluya, Yesu azigera namba, azigera shibibaraga. Haleluya. Tugiye gusenga, dufatanye twese gusenga. Buri muntu wese atekereze ikintu cyoba cyaramukuye muri uru rugendo, cyangwa atekereze ku kintu cyaba kiri muri we, mu bitekerezo, mu bwenge no mu mutima, gishobora kuba Imana yicitegereje. Yesu iyo akirebye abona ari inkota. Umuntu atekereze kuri cya kintu ashobora kuba afite mu mutima, Yesu yacitegereza akabona kimeze nk'ingunzu. Yesu yareba mu mutima we akabona ntashobora kuhinjira. Amen. Haleluya. Dufatanye gusenga, kandi ndabinginga kugira ngo tubwize Imana ukuri. Nababwiye ngo ibintu byose Imana igiye ibibona. Uyibwire nubwo utabyatura, ariko ubivuge mu mutima, ubwire Imana, uyitungira agato, kuyibwire ngo niki ngiki Mana nemeye kukireka, niki ngiki Mana nshoboza kukirekura, niki ngiki Mana kinkiza. Tazigera shira imbaraga, amaraso ya Yesu
Ntazigera nambanga, ntazigera shimbaraga. Turi imbere yawe Mana, utugenza uko ushaka niko umuririmbyi yaririmbye. Uratuzi twese kandi Yesu uzi n'amazina yacu, uzi ibiri mu mitima yacu, uzi mu bwenge bwacu, uzi ibiri mu bitekerezo byacu, uzi ibiri mu byiyumvo byacu Mana. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ryatubwiye ngo kugukurikira no kwiyanga no kwanga imirimo mibi no kwanga ingeso mbi. Aho twageze nabi twose, ibyo twakoze byose Mana, ibyo twatekereje, ibyo twibitsemo igihe kinini, uyu munsi muri aya masaha twemeye kubireka, twemeye kubirekura. Gira neza abakobwa, gira neza abahungu, gira neza abagabo, gira neza abagore, gira neza n'abana bato. Mu izina rya Yesu Kristo, amaso yawe natweze, amaso yawe natweze, amaso yawe nadutunganye. Muri ibyo yaririmbye airotanarase jingalovarigenibe troma limari de tasso la col hawino ridezano sasso la crode jiminide lo tato la forgelidade. Ikiganza cyawe gikiza, ikiganza cyawe gihumanura, ikiganza cyawe cyeza, ikiganza cyawe gitunganye, gikora kuri buri wese. Mu izina rya Yesu Kristo, umucyo wawe numanuke, imbaraga zawe nizimanuke, ineza yawe nitugereho, ubwiza bwawe nibudutwikire. Imbaraga zawe Mana zibohora, imbaraga zawe Mana zikiza, imbaraga zawe Mana zitabara, imbaraga zawe Mana zitangaje, imbaraga zawe zihebuje, imbaraga z'imbabazi zigera ku buzima bwacu, zigera ku buzima bwa buri wese. Muri ibyo yaririmbye abamukoraho, ni wowe Mana ushobora gukuraho ibindimo byose. Abanga ukuboko kwawe ukozeho, nizeye imbaraga zawe ndakira, twizeye imbaraga zawe turabohoka, twizeye imbaraga zawe turababarirwa, twizeye amaraso yawe. Mu izina rya Yesu uhimbazwe Mana kandi ushirwe hejuru kubw'ineza yawe, uhimbazwe kubw'imbabazi zawe, uhimbazwe kubw'ubuntu bwawe, uhimbazwe kubw'ineza yawe. Tugukomeye amashyi menshi, tugukomeye simela varida romina gorba itasomela varida mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, mwicare, tugiye kongera dusengere iminota itatu, dusengera abagwayi. Abatekinise muregere mikrofone neza, mwongere musikirize izana, tumve ubuhanga mufite. Haleluya. Imana ishimwe kubw'imbabazi zayo. Umuntu wabwije Imana ukuri n'ukuri yababariwe, ariko umuntu wahishe ikintu kandi Imana ikizi, uracibitseho, uracifite inkota, kandi iyo niyo izakwica, ishobora no kuzakuza ubugingo. Tugiye gusengera umuntu wumva arwaye, ahaguruke tumusabire ku Mana, Imana imukize. Mukiza ndakwihaye, ni wewe wantaruye, uko nzaba nikose, Yesu nzagusingiza. Mukiza, mukiza ndakwihaye, haleluya. Wantaruye, uko nzaba Odelos Wami waje Yesu nze, uko nzaba ndi kose, haleluya. Yesu nze, haleluya, haleluya, amen. Ko mwese mugwaye byagenze ute? Umunye mubaho uruhushaga, mwari kubaho uruhusha bose bakaja kwa muganga, ariko Yesu umwami wacu ukiza abakoreho muri iki gitondo. Muvuge ngo amen.
Yesu umwami wacu ukiza. Bibiliya igitubwira ngo benshi ngo bamenye ko ateraniye ari Kaperinawumu, ngo bari babajwe n'indwara z'igihe kirekire, ngo baza kumureba, ngo kuko imbaraga yavaga muri Yesu ngo yabashaga gukiza indwara. N'uyu munsi, haleluya, n'uyu munsi Yesu aracakiza. Tugiye guca ukuboko kw'ibumoso, tuvuge ngo n'uyu munsi Yesu uracakiza, 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 n'uyu munsi Yesu uracakiza. Haleluya, n'uyu munsi Yesu uracakiza, n'uyu munsi Yesu uracakiza. Nanjye washobora kukiza Yesu. Haleluya. Tuzamure uko kuboko kw'ibumoso, tukuzamure cyane, tuvuge ngo nanjye washobora kukiza uyu munsi Yesu. Nanjye washobora kumwiza uyu munsi Yesu. Nanjye washobora kumwiza uyu munsi Yesu. Byizeye cyo mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko ujya ukiza indwara zoroheje, ugakiza n'izikomeye. Twaririmbye mu munsi umwe ugeze ku kidendezi, wasanze wari umaze imyaka 38. Uwo mwanya wavuze ijambo rimwe arakira, bamubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Uwo mwanya arakira. Natwe turasenze mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryawe rimwe ribasha guhindura no gukiza. Kandi waravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, nibarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Aba bene data bose Mana, titwe barambikaho ikiganza kuko ishatsi ari gito, ariko ikiganza cyawe gikomeye Mana kibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose ziri mu mibiri yabo, imbaraga z'Imana zizineshe. Indwara ziri mu bitekerezo, imbaraga z'Imana zizikize. Indwara ziri mu mutima, imbaraga z'Imana zizikize mu izina rya Yesu Kristo. Indwara z'abadayimoni, imbaraga zawe ziri hejuru yazo. Indwara z'imiyaga, imbaraga zawe zizineshe kandi zizitsinde. Turabyizeye kandi turiringira kuko uri Imana izikora. Tugukomeye amashyi menshi, tukuvugiriza impundu kuko Imana igira neza mu izina rya Yesu. Amen. Wakoze cyane. Yesu abamugisha. Shimwe Yesu kukugira neza. Ni wowe wagaruye tukonza kose
Yesu haleluya Yesu.
Amen.
tugiye gusirimba. Tugende